gatatu ni ugucibwamo cyangwa ukororwa rudacika, n'ububabare bwo mu nda mu gifu n'igifu, gatafite impumuro mbi mu kanwa ndetse no mu birenge. Ba bantu baruma cyane yuko mwadufashije, nta buryo ki twari dufite bwo kwivuza, ariko wase diyari iki kimera gishobora kugufasha. Kandi inkorora y'uru ni ya yindi bita igikatu, inkorora y'igikatu, iki kimera kiragufasha. Gatanu turagusuhuje cyane wowe mukunzi w'ibiganiro by'ibimera, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose. Turakwifuriza kugumya kugubwa neza, ntacyo twagukinga kuko uri inshuti yacu. Ni nayo mpamvu tugusaba gukomeza kudushyigikira, ukanda subscribe, like, comment, maze tukagumya tukabana muri ibi biganiro by'indakemwa, muri aya majwi meza y'uruhehemure. Reka twigane icyigisho, twigane ku kimera bita umwisheke. Umwisheke, ese abantu benshi sinzi niba bawuzi. Nyine umwisheke ni umwisheke, ni icyatsi cyitwa gutyo. Cyakora ndagerageza kukigaragaza muri screen, wowe urimo wumva iyi video reba kuri screen. Icyatsi twasizeho nicyo cyitwa umwisheke. Iki cyatsi ni icyatsi gikomeye cyane, gishobora kuvura indwara nyinshi 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 nyinshi, ndetse gishobora no kwirukana abarozi. Kirakoreshwa mu bintu bijyanye n'amarozi agiye atandukanye, ariko reka uyu munsi twivugire ku ndwara zimwe na zimwe umwisheke ushobora kuvura. Iki kimera rero kiba mu mashyamba no ku mihanda. Buri munsi usanga tukinyura iruhande benshi, tukanagitera imipira cyangwa se tukakicaho tutazi ko ari umuti mwiza ushobora kutuvura, nta n'ikiguzi dutanze ku ndwara nyinshi zigiye zitandukanye. Nitwa Musabyimana Jacques, nkundira nkwibira ibanga ku ndwara zigeze ku 8 iki kimera kivura, ugakira burundu kandi nta kiguzi, ukoresheje ubuntu busa. Ibi bimera mbabwira, nkunda kubivuga, bikiza indwara tubabwira 100 ku rindi. Ariko iyo hajemo ibibazo by'amarozi, nyine ni ikibazo gikomeye, kuko aho ngaho biba bikomeye, koko bisaba yuko tubanza tukavura cya kindi cyitwa amarozi. Imiti y'amarozi dukunda kuyishyiraho kenshi cyane. Niba uzi yuko ntawo wabonye kandi aricyo kibazo ufite, wowe mpamagara kuri nimero yanjye maze ngufashe. Ndayishyira muri description maze ubashe kuba nagufasha, kuko nakugezaho ayo ma link twagiye dushyiraho y'amavideo ariho ushobora gukoresha ku bijyanye n'abarozi. Indwara ya mbere rero iki kimera gishobora kugufasha ni ku ndwara, ku burwayi bw'inzoka zo mu nda. Iki kimera umwisheke ni ikimera gishobora kugufasha. Indwara ya kabiri ni malariya. Malariya izengereje abantu benshi, buretse mu kanya ndababwira imibare y'abantu ishobora guhitana ku isi buri mwaka. Gatatu ni ugucibwamo cyangwa se diyari. Iki kimera gishobora kugufasha. Kandi inkorora y'urukororwa rudacika, ni ya yindi bita igikatu, inkorora y'igikatu, iki kimera kiragufasha. Gatanu ni ububabare bwo mu nda mu gifu n'igifu. Gatandatu ni ku bafite umuriro mwinshi n'ibicurane. Karindwi ni ku bafite ibikomere n'ibisebe. 8 ni ku bafite impumuro mbi mu kanwa ndetse no mu birenge. Ba bantu banutse ibirenge, twaje kugira ngo tube twabafasha kuba iki kibazo cyakemuka. Wowe usanga
umuntu arajya gusura umuntu, yagera iwe gukuramo inkweto bikanga, bikamubera ikibazo kuko atangiye gutekereza ngo ndazikuramo gute, n'ukuntu ibirenge byanjye binuka kandi woze nta kintu utakoze ariko byanze. Ngwino hano rero nguha umuti kuko nicyo kinzanye ahangaha kugira ngo ngende mbakubita imiti neza cyane neza cyane. Umwisheke ni ikimera gishobora kugufasha. Uraza kumbaza uti urabikora gute? Ngiye kubabwira uko bikora kuko ntacyo bimbwira, muri inshuti zanjye, ndabakunda, ndabemera, numva ntacyo ntazabaha kereka icyo ndafite gusa, ariko ibyo mfite mbasha kubibasangiza maze nawe ukaba wakwiberaho neza uri mu buzima bwiza kandi butekanye. Reka dutangirire, tubanze tunyarukire muri Nana Nutrition and Market, ikigo gikomeye cyane cy'Abahinde n'Abanyamerika kiri kugenda gitanga serivisi zigiye zitandukanye kandi nziza, cyunganira urubyiruko mu kubona akazi, cyunganira abakuze abasore n'abakecuru mu kuba bakwiteza imbere no kwibeshaho neza. Kuko reka twivugire nko mu gice cy'ubuvuzi bagiye bafite products zigiye zitandukanye. Ufite ikibazo cy'ubuvuzi ushobora guhamagara nimero tugiye kuguha. Kimwe nuko bagufitiye product nziza cyane bita Colon Cleanse. Reka tuyishyireho mubanze muyumve bimwe mu byo ishobora kugufasha. Iyi Colon Cleanse ni umuti mwiza cyane ushobora kugufasha mu bijyanye no kugabanya imyanda iri mu mubiri wawe. Rero uramutse uyifite ishobora kugufasha ku bintu byinshi. Umwanda ni binini ushobora kunywa kandi bikoze mu bimera, ushobora kunywa bikaba byapakurura umwanda uri mu mubiri wawe, ukongera ukaba muzima, ukongera ukamererwa neza. Ubundi kenshi mu kurwara ni uko imyanda iba yamaze kuba myinshi mu mubiri, ugasanga umubiri nturi gukora neza. Ariko iyo ubashije kugabanya umwanda uri mu mubiri, umubiri urongera ukamera neza, ibintu bikagenda neza. Rero tugane, turi gukorera Kampala Uganda, tugakorera Bujumbura Burundi, tugakorera Goma Congo na Kinshasa, tugakorera mu Rwanda Kigali na Rubavu, Kimihurura na Musanze. Aha hose ushobora kuhadusanga, ndetse mu Burundi no ku Muyinga tuba duhari neza cyane. Wowe hamagara 0752587552. iyi nimero ishobora kugufasha kuba yakugeza kuri aba bantu. Ukeneye kimwe mu byo twavuze muri za serivisi bashobora kuba batanga, dushobora kuba twagufasha kuba wabageraho neza cyane. Reka twigarukire rero kuri iki kimera twari turi kwivugira cyitwa umwisheke. Umwisheke ushobora kugufasha kuri za ndwara twavuze, ariko reka dutangirire kuri iyi ndwara yo ku burwayi bw'inzoka zo mu nda, cyane cyane ku bamama, ku bana. Iki kibazo baba bagifite cyane kuko abagabo ntabwo dukunze kukibabonaho, ariko abamama n'abana iki ni ikibazo bakunze kuba bafite. Niba ufite ikibazo cy'inzoka zo mu nda rero, ufata amababi make ukayateka mu mazi iminota 10 cyangwa se 15, watereyemo intete 3 twa tungurusumu. Amazi amaze guhora ukayanywa. Aya mazi, ibi bintu ushobora kubikora igihe kingana n'iminsi 15, iki kibazo cyawe cyamaze gukemuka. Iyo minsi tuvuze ni iminsi myinshi, ishobora no kutageraho. Niba tuvuze 15, ntibivuze yuko niyo myinshi ishoboka, nyine wasanga yagera no ku minsi 3 cyamaze kuba cyakemutse. Ariko dufatire ku minsi 15 kiraba cyakemutse. Ubwo ni uburwayi bw'inzoka zo mu nda. Niba ufite ikibazo cy'uburwayi bw'inzoka zo mu nda, abana bawe bakaba bafite icyo kibazo, koresha ibi tumaze kuvuga. Ahantu harimo ibijyanye na tungurusumu, mwitonde cyane ku bantu batwite.
ziritonderwa cyane. Icyiza ni uko wabanza ukaduhamagara tukaba twagufasha niba utwite. No ku bana intete 3 zishobora kuba nyinshi, ahubwo ukaba wazigabanya, ukaba washyiramo kamwe niba ari umwana muto cyane. Malariya rero, malariya iyi ndwara ni indwara mbi cyane, yisasira buri mwaka abarenze 650,000 ku isi buri mwaka. Ubwo rero iyi ni indwara mbi cyane. Nari nababwiye ko ndibuze kubaha imibare. Ni abarenga 650,000 ku isi. Aba ni abantu benshi cyane iyi ndwara iba yisasiye. Ahangaha niho mboneraho no gushima leta y'u Rwanda, kuko yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo iyi ndwara itaza kukugeraho, itaza kugera kuri buri munyarwanda. Yatanze inzitiramibu, ishyiraho abanyabuzima barwanya malariya, ishyiraho amakwaritemu, ariko ntabwo twebwe video tuzikorera abari mu Rwanda gusa. Uri mu Rwanda ushobora kubikoresha uhuye n'iki kibazo, ariko n'utari mu Rwanda, Barundi, abandi bose bari hirya no hino bashobora gukoresha ibi ngibi maze bagashobora kuba bakwifasha. Turashima cyane abantu bari mu nkambi baheruka kutubwira bati nta buryo ki twari dufite. Abangaba ntabwo bari mu Rwanda, bari muri Uganda. Bari batubwiye ati turabashima cyane yuko mwadufashije, nta buryo ki twari dufite bwo kwivuza, ariko byibuze imiti yanyu yabashije kudufasha, tureba uburyo ki twakwivura n'abana bacu. Warakoze cyane rero wowe watwandikiye utubwira gutyo. Turacyahari ku bwanyu, tuzagumya kubafasha, tubagezeho ibishoboka byose. Rero niba ufite iki kibazo cya malariya, waba uri aho ngaho cyangwa se ahandi hose, amababi n'udushami duto duto tw'umwisheke biratekwa, urabireka bigahora, biratekwa ukabireka bigahora, ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'amazi y'igikakarubamba. Warangiza ibi bintu amazi yavuyemo ukanywa nk'icyayi. Amababi n'udushami duto duto tw'umwisheke biratekwa, ni ukuvuga ngo urashyiramo amazi bigahora, ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'igikakarubamba. Amazi ubwo ngubwo ushatse, biraterwa n'amababi uza kuzana, ariko ni ukuvuga ngo niba uzanye nk'amababi yuzuye amashyi yawe, ushobora gukoresha litiro 1 y'amazi ukayateka bigashya, maze ugashyiramo ikiyiko cy'igikakarubamba, maze ukanywa y'amazi, ukayanywa nk'icyayi. Ibi bishobora kugufasha kwivura ikibazo cya malariya. 3, hari gucibwamo, ari byo abenshi bakunze kwita diyare cyangwa se guhitwa. Rero ibi ngibi ufata amababi make ukayateka mu mazi, wayakataguye ukayatekana n'imbuto zumye. Ukayatekana n'imbuto zumye z'ipapayi zijanjaguye cyangwa se zisekuye. Umutobe wabyo ukawunywa umunsi wose, icyo gihe uba wamaze gukira. Amababi make ukayateka mu mazi ukayakatagura, ubwo ni ya litiro. Niba ari amababi make ushatse wakoresha igice cya litiro. Ubwo ni ibya biganza byawe ugabuyemo 2 ugashyiramo igice cya litiro.
warangiza ukanywa umutobe wabyo igihe kingana n'umunsi wose, ikibazo cya diyare cyo kiba cyamaze gukemuka, icyo ntitwongera kukivugaho. Inkorora y'urukororwa rudacika, ya nkorora bita igikatu. Fata amababi aratekwa mu mazi, ubwo ni ya yandi tugashyira muri litiro y'amazi, ugashyiramo ubuki cyangwa tangawizi. Ubuki niba utabufite ukoreshe tangawizi, ukanywa ayo mazi ashyushye. Iminsi 4 uba wiruka, bikore igihe kingana n'iminsi 4. Ni ukuvuga ngo ni amababi atekwa mu mazi nka litiro, ugashyiramo ubuki, ubwo ni ikiyiko, cyangwa se ukishyiriramo tangawizi, ubwo urumva uraba wazisekuye, ukanywa ayo mazi ashyushye ariko atashyushye cyane. Iminsi 4 biraba iyi nkorora yamaze guhera cyangwa se gukira. Reka tugere ku ndwara ya 5 y'ububabare bwo mu nda cyangwa se igifu. Banywa amazi yatetswemo amababi make, ayo niyo mazi banywa. Hari abavanga n'ibibabi bya mente kugira ngo bigabanye ugusesema no kubura apeti, ku bantu bakunze kugira nyine kubura apeti. Ariko ikiza, wowe fata ayo mazi ujye uyanywa, maze ububabare bwo mu nda bukire. Ku bafite umuriro mwinshi cyangwa se hamwe n'ibicurane, amababi aratekwa maze amazi akanyobwa, ahandi barayakoresha no kwiyuhagira mu mazi arimo uwo muti. Uyakoresha no kwiyuhagira muri ayo mazi arimo umuti, ibyo biragufasha. Ku bafite ibikomere cyangwa se ibisebe, bya bisebe bidakira, nabo ndaje ngo mbahe umuti. Aya mababi mashyashya barayasya bakayakamurira ku gikomere, ahandi boza igikomere n'amazi yatetswemo umwisheke, bigafasha gukira n'ingoga cyangwa se gukira vuba. Ngira ngo mwagiye mukunda kumva amazi y'umwisheke atetswe. Aya mazi ni antibari ikomeye cyane, ishobora kugenda igukiza uburwayi bugiye bugenze butandukanye. Noneho indwara ya nyuma tugiye kuvugaho ni indwara y'impumuro mbi mu kanwa cyangwa se kunuka ibirenge. Iyi ndwara itera ipfunwe, ntiryana ariko itera ipfunwe. Iyo unuka ibirenge ushaka aho unyura mu bantu ukahabura. Iyo uhumura nabi mu kanwa, kuvugisha umuntu bikagutera ikibazo, nabo bikabatera ikibazo. Wagera mu nzu y'umuntu kwambura inkweto ugasanga ni ikibazo. Ariko uyu munsi reka tuguhe umuti mwiza cyane, umuti utari buze gukoresha amafaranga. Wowe ndakubwira ngo wageze kuri Channel Musabyimana Jacques ntacyo uzamuburana. Amababi mashyashya barayahekenya, hanyuma bakamira umutobe wabyo cyangwa bakawucira, nta n'icyo bivuze. Ngombwa nuko wayahekenye, wamira umutobe, wawucira, nta kibazo. Ubwo urabikora kugeza ukize. Mu birenge ho rero urakatagura amababi ugateka, ukikandisha mu birenge byibuze 3 mu cyumweru. Ibi bintu biragufasha kuba wamaze gukira wa munuko, waba uwo mu kanwa waba uwo mu birenge. Rero umaze kumva ibi bintu, ukagenda udakanze subscribe kandi nzi yuko ufashijwe, ukagenda udakoze share ngo mugenzi wawe abone ibi bintu. Niba mugenzi wawe yaragusuye ukumva aranuka mu kanwa, wamufashije. Gusa ndaza kubabwira akantu gakomeye cyane, kuko
nababwiye yuko uyu mwisheke ushobora kugufasha ku bibazo byo by'amarozi. Birashoboka yuko akenshi cyane burya kugira ngo unuke mu kanwa ho ni ikindi kibazo. Burya akenshi unuka mu kanwa ari uko hari ibintu byamaze kuborera mu nda, noneho bigasohora umwuka mubi, ugatangira ukanuka mu kanwa, no gusura uba uri gusura umusuzi unuka, ariko mu kanwa ho biba byamaze kuba ibindi, kuko igifu kiba kiri kuzamura wa mwuka. Aha rero ibi ngibi bikunze kuba ari amarozi, ni uburozi buri mu nda yawe, ibintu byamaze kuborera mu nda, none bitangiye kuzamura umwuka mubi. Jya kwivuza, nyura muri description urebe nimero uduhamagare tugufashe. Murakoze cyane rero, mwari kumwe n'inshuti yanyu. Ahasigaye ciao naho utaha ku bindi biganiro bigiye bitandukanye. Uramutse ugiye udakoze subscribe, udakoze share ngo woherereze wa mugenzi wawe ufite cya kibazo, cyangwa se niba atanagifite ntacyo